w'umunyabwenge ku isi yose pe. Ariko ikibazo cyacu kwamo nuko yaje kubyara umwana w'ikigori cyambaye ku isi yose. Ahubwo rwose Jori hari ikintu cyamufashemo. Rwose hari umukobwa nshaka kuba natera indobo sinzi nimba urubishoboye. Wiki? Gusa urisereye? Gusa ushatse kuvuga Angel, Grace, Pamela cyangwa Alice? Nyine n'umwe muri bo tu. Wahabwa inama y'uko nabigenza. Sha ibyo biroroshye. Icya mbere ni uko mfite. Wowe tega amatwi kandi wumva uburyo bukurikira kandi busekera ushobora gutandukanamo n'umukunzi wawe. Wowe uzamubwira ati naguhamagaye inshuro 13 zose udafata telefone. Ubwo wishe batiri yanjye. Ubwo urumva njye udashobora no kunyica. Guhera ubu ibyanjye nawe birarangiye. Bishoboka bite kuba ubugiye uri kunduma wowe n'ukurumye? Ubwo urumva ahantu hatarimo ubugambanyi. Sha ibyanjye nawe birarangiye. Sha nta nubwo nyubaha pe. Ndi kuvugana nawe rwose ugiye mu byawe uri guhumeka. Sha ibyanjye nawe birarangiye. Sha ubu rero uri kunywa koka kandi ifite izina ry'undi mugabo. Ikiruta rero ugenda umushaka ko byanjye nawe birarangiye. Ubu indirimbo ya Beyonce rero bita wasindiye mu rukundo niyo witabiraho. Ubwo urumva hazaza abana banjye nahizerera mu maboko y'abasinzi. Byanjye nawe ubwo birarangiye rero. God have mercy upon us. Ngo umuraramo wamaze inkoko nawe regura cyaziteka nta n'isoni. Ubwo urumva udashaka kunyica. Byanjye nawe birarangiye. Naraguhamagaye uwo mwanya uhita ufata telefone. Ubwo birumvikana rero kutagira kwihangana. Sinshobora gutereta umuntu utagira kwihangana. Iyo buri munsi wandika message uzandika ibice bice. Urugero nk'ubiye kwandika good, wandika hi, za fine, za sheri, za baby. Ubwo nushaka abana bacu bazaba bagufi. Byanjye nawe birarangiye. Nabwiye ko nkunda kurya ibiryo bishyushye. Ndangije ngusabye ice cream wanzaniye ikonje idashyushye. Ubwo urumva rero kutanyitaho. Byanjye nawe birarangiye. N'ubu nujya wishyura icya 10 mu rusengero. Ubwo niba wiba Imana njyewe ndinde utakiba koko. Shapakira ibintu byawe. A few moments later. Ariko toreka nkubwire. Buriya waruzi ko papa wanjye agira ubwoba kurusha papa wawe. No. Ariko gusa ukuntu papa agira ubwoba. Uzi ko niyo ari nyinjoro arimo aragenda akabona igicucu cye byonyine bimutera ubwoba. Reka sha nimbe nibyo ngibyo. Okay sawa. Ariko nyamukeka papa atamuzi. Uzi ukuntu agira ubwoba. Uzi yuko niyo yumvisha imbunda irashe cyangwa se amajwi asakuza cyane. Ahita yirwanganya munsi y'igitanda. Ubwo uzi kuyanga azavemo avamo umunsi ukurikiyeho. Reka sha njye noneho nkubwije ukuri. Papa agira ubwoba koko. Ku buryo mama wanjye yaraye irondo. Papa ajya kurarana n'undi mugore duturanye hariya hirya. Ngo iki? Agosha noneho uri Jori rwose nk'izina ryawe pe. Toto reka nkubwira kandi kantu. Nyiri umwana papa wanjye yaguze imodoka nshyashya. Arangije cyumweru kimwe rero adutwaramo tugiye gusenga. Kandi rwose wari umunsi w'ibitangaza pe. Ku buryo pasiteri wacu yakoreshwaga n'Imana mu gukura abantu mu bukene. Nuko rero tuhageze pasiteri areba kuri papa wanjye. Maze aramubwira ati papa Jori, Imana rwose yiteguye kuguha umugisha mwinshi cyane. Mama wanjye nawe ahita asimbuka cyane ibyishimo biramurenga. Ngamena papa wanjye nawe ibyishimo biramurenga rwose. Nuko pasiteri ahita twegera arambura ikiganza cye gikoza ku mutwe wa papa. Arangije atangira rero kumusengera. Nuko pasiteri wacu rero ahita ahindukira yigera kuri aritari. Nuko ageze Imana igira ikintu imubwira. Nuko ahita ahagarara arahindukira rero areba papa wanjye. Arangije aramubwira ngo papa Jori, icyumweru gishize waguze imodoka nshyashya sibyo? Papa aramusubiza ati yego. Kandi rwose bigaragara ko bimutunguye cyane pe. Nuko pasiteri arangije abwira papa wanjye ngo Imana irambwiye ngo urufunguzo rw'imodoka yawe ugomba kurubiba mu buzima bwanjye. Naratunguwe rwose nkubitwa n'inkuba kubona papa ataregeza ahubwo anajya impaka n'uwo mupasiteri. We yafashe mu mufuka we
akuramo urufunguzo rw'imodoka arangije ahita arumuhereza. ngo ngwiki. Na nyuma y'iminota 5 nagiye kubona papa wanjye arahagurutse asohotse mu rusengero, nta nubwo yigeze ategereza ko amateraniro y'urusengero arangira. No. Njye rwose namubonye ari gutega ataha ajya mu rugo. Nahise ntekereza ni rwose papa ashobora kuba ahangayitse pe. Nabitekereje numva mfite ubwoba kandi byananshanze. Hashize akanya nagiye kubona papa agarutse ku rusengero afite urufunguzo rw'imodoka ye yarasize mu rugo. Njya kubona atwaye imodoka yishubije mu rugo da. Numiwe rwose nibyo nari maje kubona aho ngaho. Nuko ndangije negera papa, ndangije namubaza ati se papa, nukubera iki bitwaye muri buriya buryo rwose? Nuko nawe ahita ansubiza ati ariko Jori, wajya ukoresha ubwonko bwawe rwose. Pasiteri yasabye urufunguzo ntabwo yasabye imodoka. No. ariko urabizi papa rwose ni umugabo w'umunyabwenge ku isi yose pe. ariko ikibazo cyacu kubamo nuko yaje kubyara umwana w'ikigori cya mbere ku isi yose. Dore rwose ubu nakinnye kandi nkeneye amafaranga, ariko urazi kangende mbeshya marumamo amafaranga wana. Mbese maro mwiriwe muti? Amakuru yawe Jori, urakora icyanga isize isaha? Urabona nyine nashakaga kuvugana nawe. Ni ibiki se kandi? Nyine urebye ni ibyerekeye n'amasomo yanjye. Ku ishuri baduhaye umushinga, ariko umushinga cyane icyo kintu cya mbere cyanesheje umutwe. Abanyeshuri banjye bose baransize mu mushinga baduhaye. Umushinga wanjye umaze kuntwara 10,000 birenga. Kandi ubwo ngomba gukora n'indi genzura rizamagarira 20,000. Kandi urabona nyine umuntu nta mafaranga aba afite. Na mama nawe bagombaga kunyishyurira arwaye malariya, ubwo sinzi uko bizagenda. Yewe rwose sinzi nimba nawe hari icyo wamfasha. Yego sha ndareba icyo nagufasha. Urakoze cyane rwose. Ahubwo se nkohereze nimero zanjye za mobile money yankirireho? Yego rwose zimwe. Ni 0780 28 Nukuri urakoze cyane rwose sinzi icyo nakwitura. Uretse kunshimira sha kuko nta kintu na kimwe ndagufasha. No. Ikintu cyonyine nagufasha wenda no kukurangira umuti ushobora kuvura nyoka akakira malariya. Tukareba ko yakira vuba akaguha ayo mafaranga ukeneye. Ahubwo se aba yaragerageje umuravu. No. N'ubwa mbere mbonye ibintu bimeze gutya rwose. Ndabibonye burya nta mujura wakibundi. Ugize ngo ukisha Jori? Ntacyo. Aha.